cyabeza cyatwa mu bakunzi uri mwiza kwe wakuruta yava he bwiza bwanjye bibaye ntabwemeza nanjye ndagukunda cyane umukunzi mwiza sinzaguta nta matage azadutera nazatuza pe nje numva nazagutuza heza habaho kwiza tukazatura mu nzu za kizungu zizengurutswe n'ibipangu ibyo kurya byo twatungwa n'ifi ifiriti ibirayi bituma urabagirana tutibagiye n'agatoki gatuma utoha zijya zikazungurira nzireba mukunzi mwiza ntuzana amatage yaduteye cyangwa ubwiza bw'ibyiza bwatugezeho gusoma byo kutabivuze uzanyoreza mu irerero bamutuye niga kubara urasekeje pe gusoma tuzasoma ivunyi ivuye i Burayi ndetse na fanta ifatanya abakunzi bakarwana reka danje nitinyira inkoni imitsingi itsindagira urukundo yo kandi turufite twarutsindagiye mbere ahubwo nje nkunda ka champagne ariko champagne sheri shushu ako tuzakunya nta kizatubuza mukunzi sinzi ikintu kimfasha mu kuguru we kirakomeje cyane pe kandi n'urukweto rwanjye rwacitse urukweto rwacitse ego rwacitse ya rugura ngahe izi nkweto nambaye zigura 10,000 ibihumbi 10 ntago ari amafaranga menshi kuri njyewe ariko hagati aho ngaho ntabwo nimbabwiye ngo mumfashe kuzigura nimbabwiye ngo mumfashe kuzidodesha ni ukuzidodesha ushaka ya kuzidodesha nta kibazo rwose ahubwo kuzidodesha umunyagora no ndamubeshya ngo ukira nta n'ikintu nifitiye nta kibazo kuzidodesha bare abantu badoda inkweto bose bo mwizi kariti ejo bose bare bapfuye nkuru ntiwayimenye Yesu barapfuye ahubwo kubwuko nyine mbona urukweto bitameze neza cyane reka ngo haka kantu rwose ufatisheho ubundi ngo sindagize yego ntaye ni ukuri pe ibintu n'uburyohe no kuvuga ngo numara kureba buri rwenya ukanda kuri like subscribe sharinga unatange comment kugira ngo tubone ibyo dusobanura nta kibazo kirimo mugumye muryoherwe murakoze